Bamwita Nsabi icyamamare gikomeye ariko yavuze amagambo atashimishije abafana be. Ni nyuma y'uko uwo bita Nsabi cyangwa se nk'amazina menshi mumuziho nka Dogiteri Nsabi, ni nyuma y'uko kamajije gufatwa akabasha kuba yavuga ati uko biri urwego amajije kugeraho, amajije kuba anazamuka by'intangarugero, ariko dore ko yakoresheje amagambo atari meza habe na mba, dore ko benshi bagenda bamubwira ati Nsabi Nsabi, ati nizere ko ibyo byose wavuze yari joke cyangwa se wagiraga ngo witwikire, kuko ibyo bintu bibaye ari impamo ntabwo byakurwa amahoro. Nsabi nk'uko yabashije kuba rero yajya ku gitangazamakuru akabasha kuba yavuga ati njyewe, ati ndi umuntu wabashije kuba wakora njyewe ku giti cyanjye nkabasha kuba uwo ndi we ubu ngubu, nkigira uwo ndi we saha izi ngizi, dore ko yabivuze akabihamya neza avuga ati ndahamya ko muri kariyeri yanjye nta muntu ushobora kuba warashizeho fondasiyo cyangwa se agatafari habe na kamwe, ati njyewe nabashije kuba nakizamura ku giti cyanjye kugeza kuri uru rwego habe na kimwe babashije kuba bamfasha. Ariko se twese turebeye hamwe nk'abanyarwanda twakibaza ati se dore ko Nsabi tumuzi akinana n'uwo bise Danizo, bimeze bite, yaje kuba yavamo ute? Ese kwa Nsabi cyangwa se uyu nguyu wakiniraga Danizo ariwe bita Nsabi yabashije kuba yajayo ashaka iki? Twakibaza n'ibindi byinshi, ati se yabashije kuba yaja gukina kwa Kiramani byagenze ute? Dore ko ari byinshi bigenda bicicikana bavuga ati Nsabi warengereye, tugomba gusaba imbabazi Nsabi wakabije, ati kuko ibyo bintu wavuze bishobora kuba byakugiraho ingaruka ikomeye, ati turibwira ko utageze iyo ujya, ati uracakeneye kuba wazamuka kandi bakanakuzamura, ati yego umajije kuba wakamamara, umajije kuba wakurura abafana muri entertainment, umajije kuba wakora icyo bise wabaremamo icyizere abaturarwanda, ariko ntabwo ari byo, tugomba kuba bisiriyasi ukirinda kuba wavuga amagambo aterekeranye, ati kuvuga ko nta muntu wigeze akuzamura, ati hari benshi bishobora kuba byababaza bagiye bagufasha, ati twavugamo nk'uwo bise Danizo, ati yagushiriye fondasiyo kuri kariyeri yawe ikomeye, ati kuko wavuye muri Danizo ubasha kuba wahita ukinana cyangwa se ukina kwa Kiramani, rero na Kiramani akabasha kuba yakubonamo impano ikomeye akagufasha, nawe akabasha kuba yayizamura impano yawe ikagera hejuru cyane, dore ko Kiramani yavuze ati Nsabi ni talented, ati Nsabi ni umuntu utagorana kuba wahuza nawe, ati ni umuntu mwiza cyane, ariko Nsabi nawe watangiye kurengerera kuba wavuga utyo, nubwo wenda abantu benshi bagenda bagushimira bavuga ati Nsabi ugira umutima mwiza, Nsabi ufasha impano zigenda zivumbuka zimwe na zimwe ukabasha kuba wazizamura, ariko nawe wibuke ko hari abagufashije, ati kandi iyo uvuze ko nta muntu wagufashije bibasha kuba byabababaza cyane cyane. Rero bose cyangwa se abaturarwanda muri rusange n'abandi benshi bagenda bavuga ati Nsabi wakoze amakosa kuba wavuze ayo magambo, tugomba kuba watuza ukabasha kuba wavuga ati se kubera iki ngeze kuri uru rwego nta muntu waba warabigizemo uruhare? Turabizi ntabwo yabura
kabone n'ubwo baba ari bake cyane, ati ariko bagomba kubonekamo. Rero inshuti twakomeje kubona iki kiganiro, nk'utse kuri imbuto utarakora subscribe yikoreye kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubagezaho bize bageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.